wundi washakira mu ijuru akaba ari muri Mariya hasi. Amen. Bamushakira hasi akaba ari mu ijuru. Amen. Wa wundi ubera hose icyarimwe n'uyu uvuga ibitariho bikabaho. Amen. Avuze gusa yategeka none ibintu bigakomera. Amen. Nibyo koko twabyumvise iby'umutima wa kamere wikora, ariko Imana iri hano ishimwe yuko ibyo koko barengewe n'amazi, abandi barahiye n'amazuku barabarengera, kandi ko bigiye no kugenda, ariko Imana ishimwe kuko yatanze umuti muri farumasi yawe. Uwifujwe uyu munsi gusa turasanga intwari zabonye ijuru ryadushyizwe imbere twese. Abaribonye bararikoreye bava n'amaraso, bararikoreye kugeza ubwo n'imbaraga naho zabashiramo. Umuhanuzi yabonye abo bantu n'inzira banyuramo ishize, aho bakandagira harangiye, ariko ntago bakase, ntago basuye, ntago bicujije, ntago bahagaze. Cyaragutse numva ndi gutekereza ngo niyo bahagarara wenda bagategereza, yego ntibaraca ku ruhande hari umukingo kandi ahandi ni imanga, ariko kuba batarahagaze aho bari, bageze ubwo bata indogobe, bagera ubwo bata basiga inkweto bazikuramo, amasogisi bayakuramo, ibibabangamiye babikuramo, byose kubw'akayira bategetswe kunyuramo, ariko ngo bagakomezwa bagafashishwa n'amaraso ari ku mukingo. Amen. Mubarize inzira z'abakera, bazibarize bagasanga kubwo kumukunda yarayatanze, n'abandi barayatanze, natwe tugomba kuyatanga. Amen. Icyo kibabera vitesi ya mbere. Noneho bituma ngo bagera ahantu, umuhanuzi yarabonye ngo abona ahantu bageze inzira irabura, irarangira. Imana yishimira ko ukomeza kugenda itavuze, ntabwo yakomeza isunikiriza n'ubiri kuvuga nyamuneka muri za nyamuneka, igihe kizagera ku ivuga uti byararangiye narafashe. Amen. Amen. Nawe n'uwifuzwa ibihe byose, cyangwa yifuzwa ku mpeshyi, yifuzwa muri uwo mwaka, yifujwe mu mwaka washize, azahora yifuzwa n'ubwo imyaka yari 1000. Ufite ibihato muri wowe baje gutuma uvuga ngo nawe nasigara n'umwe ndakomeje byiteka byose. Hari isezerano mufite rifite indahiro ndetse na sinya. Yego. Wenda mwumvise ibyo wandikiye Imana, ariko naza kubabwira ikintu gituma umuntu ashiguka hari, ikintu gituma umuntu atera intambwe, nubwo utakora biri uriya yakoze. Umuntu umwe nyagiye musoma mu byanditswe, tukabona abantu badutera ishyari ryiza, tukumva abantu babenwa, ariko hari akantu gato kaba kabiteye, kandi ukumva ngo umwe bigenje gutya, undi bigenze gutya, undi aramaramaje Mr. Tubimoriya byose, ugasanga umuntu rwose arabajije bamucitseho, baragiye arakomeje n'ibyo yarabajije paka nta n'imvura. Kumva abantu bameze nk'abasazi bazoko ibintu byaturukaga he, kandi twari mu kimwe. Imana ivuga yarameze nk'uku, azutse akaza hano wamubona nk'uku uri kubabona. Kibaza ngo uraza gusobanukirwa ikintu cyitwa ibanga ryagiye rituma abantu Imana ibemera, ndetse kugeza ubwo bahagarara mu isi ari bitangarirwa na Satani akabatinya. Ndasoma amagambo avuga ngo hari abantu Imana icaho Satani. Yego. Amen. Icyo wifuzwa. Amen. Hari abantu hari ibintu ushobora gukora bikagira ingaruka, ugasiga utangazwa na za ngaruka uti nyine abantu babona Imana ntabwo baba biteze kuyibona muri uwo mwanya, baratunguka. Hasi nicyo ngiye n'ibintu byose, kuko mu Mana habamo urwego ruriya Yakobo yabonye, ukabona ibintu reka mbabwire mbamenere ibanga. Isi yose igomba kwitegura kugaruka kwa Yesu, ariko ijambo agaseke dufite nagapfundikiremo ijambo rivuga ngo inka igomba kumenya nyirayo. Amen. Inka igomba kumenya nyirayo. Inka imenya nyirayo. Wari uzi ko hano hari inka yamenye mama za wadikoresha mwese muri hano? Irareba gutya nyine ikongera ikirebera hirya, yababona ikongera, nubwo yaba ari umeze ati
inkiri hano imenyanye nyirayo. Uwiteka aravuze ngo nkimenye nyirayo. Hari ibanga yarashatse kuvuga ati ariko niko mbihisha gute kandi barampishuye. Niyo mu rubyaro rwa Aburahamu se byagenze bite? Byagiye bigenda bite? Kuba Imana yemera batangiye mu kibiri no mu byaha birenze ibyo ukora. Bari ibanga ugomba gupfundurira. Ese nawe ni uwifuzwa ibihe byose? Umuhanuzi yabonye abantu bakahagaye gato bashaka Imana hagaye gato ndetse bashakishwa Imana n'impamvu runaka. Ngiraho nerekera ngira adresse ngira gutegere. Hari abantu bahamagawe nka mu Kristo bafite ubuhamya bwo guhaguruka. Ntabwo mvuga ubuhamya bw'Ikaruvali. Umuntu uzaba w'Imana atangirira ku rufatiro afite ubuhamya kuko Imana yamuhamagaye kavuga ati nta muntu wigeze amuhamagara. Ahubwo hari ukuntu mu Kristo yari wenyine afite igitabo ari mu mirima ye nuko asanye abona birahabanye atamangana arayibuza biranga abona n'umuriro muje abona irimbukiro aza mu rugo rwayo. Nawe baramuvumbura arimanganya baramuvumbura baramubwira bati ariko noneho urwaye ibisazi, noneho wafashwe n'indwara ngo isarisha ni kumwe mu gitabo cy'umugenzi. Ko tubona byaguhindukanye birakaguhindukana. Amen. Ab'Imana itwita kandi ikabyara birabahindukana. Amen. Ese nawe ni uwifuzwa ibihe byose? Wari uzi ko nasomye inyandiko nyinshi zirambwira ngo ntabwo kuba umuntu w'Imana ari byiza yakwita cyangwa se guhita igusubiza, ahubwo kuba umuntu w'Imana ni icyemezo kidacikira kugeza ubwo Imana ikurase wowe utabizi. Yego. Kugeza ubwo wayihamagara ikigirayo ndetse ikanakwihisha nk'uko yabuye bivuze ati ariko kuki pe ndi kubona ibicu. Hari rero nshaka hari ibintu bimwenyuza Imana w'amarira yakwishe. Hari ibintu wowe ubunezerewe useka Imana iri kurira. Ni ibintu biranyuranye cyane. Iyo wamaze gufata ijambo ukaryizera ukapfukamira ukabura iby'iryo jambo ariko uko gukomeza nibyo binezeza abo mu ijuru. Ubu ni nicyo gihamya kwizera. Amen. Umaze kugira ibyo ubona se waba ukizeye wakwizera iki kandi wabibona. Ariko mu kwizera bagenda babibona. Amen. Bagakenera ibindi bakabibona. Nawe se nawe urimo mu bamwifuza ibihe byose urashyirwa ku munzani. Hari impamvu ushobora kuba zigutera kuba wakunda Imana, kuba wagira gute. Ngo hari abantu bashobora kumva itangazo yuko igihe no bitakibayeho kuba nawe siko ni uwifuzwa ibihe byose. Hari abantu bashobora kuba ati kubw'urukundo nkunda abanyabyaha ntabwo bakirimbutse nyine ubwo wenda bazabaho nawe. Ubwo se nawe koko nawe akubereye wifuzwa. Hari abo umva hari abarembye, hari abarembejwe n'uwo bifuza igihe cyose. Ryabaho irimbuka ritabaho, ijuru ryabaho ritabaho, muri bo n'uwifuzwa iteka ryose. Abo rero hari uko Imana ibita. Abo ni izahabu ya Ofiri. Abo ni abanyagaciro, abo baruta n'abamarayika. Barabisomye. Soma Ihure igice cya 2. Abo Yesu ubwe nk'Imana bita barumuna be. Abamarayika bari mu nziga zindi z'inyuma. Imbere yabo hari abakuru n'abandi n'abantu. Ku ntebe y'Imana. Nawe se n'uwifuzwa ibihe byose? Ariko kantu wagatekerejwe guti ndi gushaka Imana muri uyu mwaka imyaka ibaye 10 20 nakomeza. Ndi gusenga kubera ibibazo runaka, ndi gusenga ngiye mfite ibibazo mfite ibi ariko utabifite ntabwo wasenga. Ntabwo yakubera uwifuzwa ibihe byose. Pawulo rero we yagihamije ati inzara nize nyazi umunzani nuzi. Yahamagaye umunzani. Inzara njo ngwino hano. Kwambara ubusa ndabyemeye, gukena ndabyemeye, no gukira nibize. Byose nibize. Urupfu narwo ribuze. Ariko sinabasha gutatira urukundo rw'Imana. Amen. Yarapimwe nawe ubwawe ujyana ati kwisuzuma ngasanga nta na kimwe. Nta na kimwe cyankoraho. Muri gihe nararohamye. Byararangiye. Yamubereye uwifuzwa ibihe byose. Iri jambo rikuri mu nyuguti. Hano uru ni urwisha Abayuda.
Giye kwisoma hano. Iki nicyo cyabuze ku Bayuda. Soma no ku 162. Baravuze ngo ikisha Abayuda ntabwo yababereye uwifuzwa. Nuko bavuga ibya Mesiya ariko se kugira ngo niko byagenze. Reka da. Hano baravuze ngo muri iyi nzira Satani nababwira ngo muri abanyabyaha badashobora guhabwa ubugingo bw'iteka. Muzahita uwo mwanya mumusubiza muti nibyo turibo ariko umusaraba w'i Karuvali urahagije. Amen. Mujye mumuhakanira. Wabereyeho abanyabyaha kugira ngo tutabigumana umurimo ukaba uw'Imana. Nibyo kandi ubu abatsinzwe hari ikindi yakurega cyangwa umuhakanije gusa yakomeza kwereka ati dodo ariko nibyo utavuze ariko insinzi ndayifite n'umusaraba w'i Karuvali. Amen. None icyo uzakora rero umaze kurega umaze gutsindwa n'urubanza icyo uzakora uraza kucyumva hirya gatoya. Ariko daraba bazize iki? Abantu bemeraga ko ari abanyabyaha. Abayuda bo bemeraga ko ari abanyabyaha ariko noneho basomerwaga imizingo y'ibitabo ndetse bakizera ko na Mesiya azaza. Kristo aje no mu bimenyetso byose yabahaye ntabwo higeze mu mitima yabo habimo icyifuzo cyo kumwifuza ibihe byose. Azaza Mesiya mu mwanya bakongera bakiyubaka. Ntabwo Kristo yigeze ababera uwifuzwa ibihe byose. Ab'Imana itoranya igahamagara ikanemera ikabagenera ijuru nabagira wa wundi wabapfiriye wanitanze agatubumana akaza agapfa tutazi urupfu rwarirwo akarupfa mu mwanya wawe. Uwo niwo mva uko wabaho kose, uwo niwe ndirimbo yawe, niwe gakiza kawe, niwe ukwiriye kuba wifuzwa ibihe byose. Abahitamo kwakira Kristo ngo babere umukiza w'ubugingo bwabo ntabwo ari imfubyi ahubwo ababera se. Amen. Nta nubwo barwana n'ibigeragezo bonyine bakwiriye kumenya iryo banga ko batarwana n'ibigeragezo bonyine. Ikinejeje kandi gitangaje Kristo ntabwo abafasha mu kubarwanirira gusa cyangwa ngo abemere gusa ahubwo abinjiza muri famiye. Haleluya. Amen. Mukecuru hano afite akana yataramuye ndakazi. Mukecuru mumaze abandi afite akana yatoraguye ariko ubu ari muri famiye. Hari ubuhamya bw'abantu ngenda numva bagenda bafata utwana twatawe ku nzira cyangwa se twatoraguye bakinjizwamo muri famiye. Aya magambo yarananga Kristo ahita binjiza mu muryango w'ab'ijuru. Amen. Kabasinyira. Amen. Ndetse akavuga ngo yewe Satani we aba ni abadata. Amen. Kubona Kristo yadufata akaba yaradusinya akatubivurira ngo urukubibeshyaho n'abandi cyokoze cyeretse bahitamo nabo ubwabo bagasinya yuko babivuye. Ariko nibakomeza kuntegera bavuga Satani we n'abandi ni muri famiye yanjye. Niko Kristo avuga. N'abana banjye mpoza hagati. Amen. Uwari Kristo wa undi wifuzwa ibihe byose yabuzwa n'iki kwifuzwa ibihe byose akora ibi bintu. Twaramusabye se ari ndadushyira muri famiye ye. Twaramusabye umva kugira neza kurenza uko asona nyoko bakugirira. Twaramusabye se umugabo udukorera ikintu tutanamusabye nzabaha n'ibyo mudasa. Nasi hari akantu kabura muri buze kumva. Icyo Abayuda bahushije ntabwo dukwiye kugihusha. Niba kure kwifuzwa ibihe byose byaremeka bite, byaremera bite, byatuganza bite kugira ngo byibuze natwe kongera kumva rwagendanye. Urukundo adufitiye rusumba cyane urwa data na mama batubya. Ntabwo mbizi niba muri jyana mba nikomereje.
azumva bene yo. Turi muri tanguranwa, bari kubarwa kandi bagashyirwaho ikimenyetso. Isi umva hari umukumbi munini ushaka kuva mu isi. Abo rero ni abacuranwa. Mwaje bonye abantu baracuranwa ijambo ry'Imana. Barahagira bari ku gasozi ko mu buryo bw'umwuka. Bumva icyabakiza batagitakorwa bakwigomwa byose. Kandi aho yarabivuze utasize byose muri cyo ntashobora. None hano 668 baravuze ngo abangaba rero Yesu yashyizeho agahigirizo kuri Satani. Zahora atsindwa. 668 hano yashyizeho agahigirizo kuri Satani. Nuko iyo umuntu yiyeguriye Kristo akabyumva ko biciye. Wajya umwiyegurira ukumva ko biciye. Ku bindi byose ujya wumva biciye. Bwa telefone ngo iciyemo wagiye ubyumva ko biciye. Ngusogongeje ku rukundo rwe azabura tegose kukwita. Ko mubwiye ko gukunda kuruta sone ko ko mubwiye ko dushyira no muri famille y'ijuru. Aza gushidikanya no kumufata uko atari yo mpamvu mu bantu bajye kure. Niba umufashe utyo none iyo wiyeguriye Kristo Yesu ukabyumva ko biciye. Icyo ni igikorwa kidasanzwe kitwinjiza mu yindi kamere. Hari ibindi bintu bigiye gukora kutabufite. Kwiyegurira gusa ariko batubwiye by'urubanza n'iki byose n'ukuntu kutumvira kugira gute kutumvira ibintu byose byatubera urubanza, ariko Imana tugerekana ubwato kameze nk'akadomo. Niba ushaka ko kubera uwifuzwa ibihe byose akora akantu waremanwe, iri deni rifitiye Imana ryishyure. Yiyegurire umve ko biciyemo. Amen. Ibintu biricishamo, ibintu biratangira byijyanemo. Urarusha umuntu wamara imyaka igihumbi asenga utariyegurira Imana. Urasengera kutiyegurira Imana irahata. Ese 58 harabibuzanye. Urutwa n'umunyabyaha kumusara, urutwa n'igisabo kumusara atari ko jyeweho nyiyibukira ngo yararekuye umutima wawe wose kuri uwo ngo kandi kuko ati muri paradizo. Imana izi ko umuntu uzavukira mu isi ari umunyabyaha. Imana izi ko abantu bazava mu isi bakajya mu ijuru bari abanyabyaha. Imana izi ko uri umunyabyaha. Icyo usabwa ni kimwe gusa iyegurira Imana umve ko biciye. Niba ushaka imbabazi uretse no kuvuga imbabazi z'Imana gusa, ibyo biri hirya. Ibyo biri hirya ushobora kuvuga gutyo ukanaharambirwa ndetse ukanatana Imana inzu ukayivamo. Wowe wiyegurira Imana wumve ahubwo uburyo igutere na peti. Izatuma n'umusazi uzamuka. Ibyo iyegurira Imana wumve ko biciyemo. Bizagenda bitewe n'uko kwiyegurira Imana turakomeza. Reka Imana turangira akayira. Kugeza ubwo nabajije ngo Mana ndabwira abanyakigali ngo kwiyegurira ni gute, irambwira ngo ubambwirire gutya. Kanze bizigame biri hirya. Murumva nta kumanta tugira n'ukuri. Urasanga bihamanije n'ibyanditswe. Hari ukuntu nyine dushobora kugira amateraniro igihumbi ariko y'imfabusa. Barateranaga imbere y'abakiriraga imbere y'ababibona bagataha. Ariko hari akaburo ugomba gufungura ukumva ibintu birahindutse. Nuko uyu muntu rero numara kwiyegurira Imana ukumva ko biciyemo. Cyo ni igikorwa kidasanzwe kitwinjizamo ubundi buzima n'iyindi kamere. Umutima wiyeguriye Kristo ntabwo wakira gusa, ahubwo ahita atanga itangazo ko ubaye igihome cye cyigenga. Igihugu cyigenga. Biraza kwendereza wa mwami w'imwe. Ngo ibyo bitangira kuri Mwuka Wera atangira gutsinda no kwemeza utarangira n'ikaruva uwo yabutsi gusa aho Mwuka Wera gata ko umutima wawe ukabona. Mwuka Wera rero bisohoka bimwaye birakamwara. Uyu igihome cyigenga. Igihugu cyigenga. Ndetse n'abarasomye ngo si ibyo gusa, ahubwo haba hinjijwe mu ubwami bushya.
ubwami bushya busimbura ubundi bw'umwijima. Imana ubwayo itanga itangazo ko uyu mutima ubaye umutamenwa. Satani arabuzwa ngo atansiyo gupfa kuhavugira. Ni gute nzakuririmbira urukundo rw'Imana? Ko abantu bakizwa no kumenya urukundo rw'Imana. Nuvuga ngo ngize ibyaha agera guteye ushobora kugenda ukanabyatura bikarangira, ariko igura urukundo rw'Imana. Ni ahantu umutima wirekura ukavuga uti nta bindi bibazo ndi burebeho, ariko ibindi byose ni inyongera. Mubanza mushaka ubwami bw'Imana. Ibindi byose ni kwirirwa mu bindi. Ujya mu bindi se wajya no mu bindi ukagenda ejo ukajya mu bindi ryari urupfu rwawe rwawe. Wajya muri njyana n'ibi urakoze ndagushimye kubw'ibi hari n'ibindi. Gusiba n'ubugingo. Wazapfa utyo birarangiye yakurangirira. Bantu ushaka ubwami bw'Imana. Nawe se n'uwifuzwa ibihe byose. Mu mutima wawe nawe wumva yifuzwa iteka ryose uramusinzirana ukamubyukana. Hari umuntu wanerefonye ejo bundi arambwira ati hari ikintu wambwiye ntabwo ari wowe n'Imana yakuvugiye. Ese ni iki? Ngo warambwiye ngo nakubwiye intege nke zanjye mushaka Imana. Urambwira ngo niba ibihe byo kwiriza ubusa nabyo byarakunaniye n'umunsi umwe cyangwa se n'iminsi itatu utayifata, cyangwa se naho wifata ukavuga uti nayifashe none ukirenza amezi n'amezi. Namubwiye nti ntabwo ujya wicura. Kano kantu nigeze kukababwiraho. Ntabwo ujya wicura mu ijoro. Namwe mujye mwicura. Ninde ukwicuza? Niriye koranabuhanga rihari rituma ibyo biba. Urabyigira. Hari umuzungu ubikora ngo bibe gutyo. Ninde ubikora ngo bigende bite? Nyina niho dutsinirwa nyine. Waruzi ko niba hari abo kwizutsa byananiye, ariko Imana ikabatiza akayira koroheje kaba mugenda yawe. Nabo ajya bakajya wowe Imana abantu babaha ijuru ry'iki. Hano icyo bakongera bakirosa ishuka abantu babakorera iki? Kwari abashungerezi bazarwanya n'abantu b'Imana. Ni wicura si wowe, si irindi koranabuhanga, ni Imana. Hari impamvu ukamusenga. Amen. Ni wicura ishuka yite. Jya mu rugo rupfukamutega mu tuhoraho. Imana yambwiye ngo mbigishe gusenga. Abigishwa babaje Yesu ariko ntabwo twabyemera tutwigishe. Nuko aratangira arababwira kuri. Hari ikintu Imana yambwiye muri iri joro ngo mbwira abanyakigali icyo nababwiye. Niba kukaraba citse rero abandi bari kuzana ubuhamya, yarambwiye ati byaramfashije amasoko arazimutse. Ati uzi ko njya nicura gatatu mu ijoro. Iyo nicura nkajya mu rwuriro nkarambura amaboko ngo nkayibwira uko ndi ndetse nkayibwira n'icyo nshaka nkongera ngasinzira. Umva Satani ntanyegera. Amen. Yarambwiye ati ubu ngubu ndazicakiye imbabazi z'Imana. Atigeze yiriza ubusa. Yacuruje ibihe neza. Imana igukangura hari n'ikindi. Mwiriwe. Ngo ngwiki vuze hari n'ikindi. Burya Imana igukangura itagukanguye wakiririwe. Icyo kimeze ngo gikanguye kimara iki? Hari ubwo hari n'ikindi. Abo ni abanyarwanda. Haleluya. Babandi biga neza iby'umwuka. Wowe uri Imana wapfa gukangura umuntu wakanguka. Ngo ngira sinzi. Urupfu ruhara amazuka agiye kuza. Cyangwa imukangura ariko n'uyu mugezeho nawe kawukoraho ikareba n'amahitamo. Turi muri rompwe gana ushaka. Niyo mpamvu rero Imana yakira inzira zose zishoboka aho umuntu yakirira harara ahubwo ntabwo yifuzwa ibihe byose. Ntabwo yifuzwa ibihe byose wakoka guterigenda ndumye ntabwo nzi kwiza ubusa, ariko uyu mwanya simfusha urankanguye urakoze, ariko hari icyo mfitiye buriya Mana ndakwinginze tangira bugi. Nabajije Imana rero, ariko Imana ibabarire niba ariko ni ibyanyu kuko nasengera Kristo. Yari ibyanjye nkabivuga ubwo ibyari 100% bisigara nka 50% nkumva. Ariko ni ibya rusange. Kandi ndagahomba mu kire kuko biratubuna cyane, biratubuna byanze bikunze, ahubwo tuzamuranwe mu izina rya Yesu. Amen. Nuko numva ndegerewe ndabwirwa ngo ni gute umuntu yasenga nigishwa ngo isengesho rindi. Isengesho rindi riri hejuru y'amasengesho yanyu musenga. Isengesho rikingurije.
mba nikubwira ngo ni gute umuntu yasenga ngo mana guhera uyu munsi bimeze nka wa undi wandikiye Imana mana guhera uyu munsi 29 z'ukwa karindwi 2023 sinagufata ariko kuko urushobora byose kandi isezerano ryawe ukaba uri Imana itabeshya waravuze ngo dusabe duhabwe none nsabye ngo wowe mfata kandi unzirikiraho ntabasha kwinyagambura nindi mbuko uzambaza ndekuye ubushake Imana ibonye neza muri wowe nta kantu hishemo ibitsinzwe kandi itsindwa ubwo ni irindi jambo rivuga ngo igira icyo yandika igitsindwa se kwiyagurira ibyo nibyo intumwa z'abavuga ati ni gute akabasura muri yasegesho ariko nawe ubwo bashobora uti mana mfata wewe umunsi twivuga mana uzamfata hari n'igihe usenga ngo mana ngira gutya ariko ukumva ari kubiteganya kuzahumana nabyo uwo mwanya uwo munsi ni none niwumva ijwi ryayo munsi n'uyu munsi uruguta ariko mana ariko banza ugenzura ubushake bwawe niba nta bintu ukunze woroshe ukwanga kwihana bikureho abwiye ngo ubeho gutyo ngo ikintu kitaze hanye ingora zazaze ejo bundi ugasanzira guhutaje oya bwira Imana ngo njye sinagufata ngo bikunde nakurekura ahubwo wowe mfata aho urafata niho haza wavugiye iki ngo ndusakuza uno muhanuzi yarabivuze ngo mujye mubwira Imana ibyo yavuze basezeranije hari ikintu Imana yifuza gukora ngo amaboko akaguma mu kirere bitewe nuko hari icyo utaravuga ko Yesu yabwiye intumwa ngo ntabwo mwahawe ko mutasabye kuko usaba ahabwa Mana mfata unzirikiraho ntabasha kwiyagambura ngo bikunde kugeza kandi n'indi buku uzambazwe ubugingo urabufite ndabushaka ndanabwemeye niba hari ikindi nakora ikimbira ngikore ariko ndabishaka kandi ngo kugeza cyakoze numvise isengesho uri gusozeza kwa kavuga ngo atari umunsi gusa ngo kugeza ku iherezo ry'ibihe niba nzasinzira okay niba nzakubona okay kugeza ku iherezo ry'ibihe itonyero tugenda utyo amasengesho irindi sengesho naho Mana ndagushimye niyo tuzahora twishima mu ijuru barayishima abandi barayishima bose barayishima ariko byibuze ishinganishe ejo heza ishinganishe mu bwishingizi bw'Imana kugira ngo nibizakubaho nibishaka ngo twabyumvise ngo nibishinyitse ibyo biza biguteye gutyo byibuze ujye uvuga uti ariko Mana papa wibuka ko nakubwiye kwa kundi ndacyazirikana warishyize ku mutima wawe narakubwiye ngo umfate simunyagambure kandi ubuzima bwanjye imibereho yanjye narakwiyeguriye narakwihaye warabyanditse narabikubwiye niyo ndirimbo yanjye nindi mbuko uzambazwe ndi uwawe ntago wava ngo uri uwawe bivanye ku mutima ngo wese ata ngo ayo masengesho iyo avuye ku mutima byanze bikunda imbere y'izina ryawe ikintu cyandikwa kandi ingaruka n'umusaruro birabo icyica ni ugusenga by'umuhango no gusenga nabi cyangwa se no dusaba ibindi bintu bitari agakiza niba ushaka kugira ngo Kristo akubere uwifuzwa ibihe byose akubere isoko y'ubugingo munsi umwe hari umuntu w'umupfakazi yari afite akana k'ikinege kamwe k'agahungu mu gihe kakamufashije umukecuru yari ageze mu bukuru ashaka kugira ngo akana kajye kamufasha utuzi uduke twose agiye kubona urupfu ruraje ragakumbanya hamagara abantu ati yemwiyembura ntabare nuko baraza bikorera intumbi ariko hari ikintu kigiye kuba kuri uyu mupfakazi biraterwa n'ukuntu ameze ndasaba muri Luka 7 abantu bikoreye intumbi yaragafite konyine na karakabu sinzi uko azabigenza ariko ndebere uyu wifuzwa ibihe byose ukuntu hari uko mbere yuko nasenga n'amasengesho avuye ku mutima nko gusezerana niba no gusinyana nayo banza umenye ko ukuntu umutima wawe umeze ese hari ubutayu ukakajwe no kwifuza gukena cyangwa se ijambo ry'Imana urica hejuru jya uhindura umushyitsi n'iby'Imana ivuga mu gice cya 7 cya Luka ni ahantu hitwa Inayini ahura n'abikoreye intumbi Kristo ahuye nawe nta kintu bamubwiye nta
kintu bamubwiye n'uwo mupfakazi hano ntago yigeze amumenya cyangwa amubwira ati nyamuneka byonyine ngo yitegereje uko ameze. Umupfakazi yarababajwe, yarizwaga cyane ashengutse n'ikinege cye abuze ari kimwe. Mu bifurwa bavuga ngo uyu nguyu ntabwo yariraga gusa, ubwo yarizwaga no kumva ngo urukundo rw'Imana nirwo yarishingikirijeho, nubwo ibigenze gutyo ariko ubugingo bwe yabushyize mu Mana, kuko kana yaragatezeho niko kabanaga nawe ariko amafite kandi yarapfakaye umupfakazi. Abapfakaye babuze umugabo Kristo Yesu arababwira ngo mumeze mute ngo ndi. Abonye ukuntu ameze yegera, aregera uko uzameze yegera. Amen. Abonye ukuntu umupfakazi ameze aregera, ndetse aramubwira ati ataragira icyo akora kuri wa mwana, aramubwira ati mugore wirira. Amen. Ese tuzamubaze mu ijambo akubwiye ngo wirira kandi intumbi iri hariya bari kuyijyana ku irimbi, wirira warakomeje wirira cyangwa yubahirije iri tegeko rya Kristo, ategereza ikindi kintu atazi mu kwizera uvuze atanamuzi. Nuko yegera intumbi, barahagarara, aravuga ngo gahungu ndategetse byuka. Amen. Hano baretse ngo arabaduka, nuko araranganya abantu b'amaso ngo atangira kuvuga kandi yari intumbi. Niba yarabaje ati turi he, yagize gute ko muri hano, niwe twe tugiye guhamba gute, meze bite nuriya ari hari amakuru me hano barabihimye. Utekereza noneho umukecuru n'umwana we batashye, akareba niba ari umuzima, umva n'ibintu bibiri ni uwifuzwa ibihe byose. Ni ukuri kandi Yesu yabikoraga ko caho agahita yigendera. Ntabwo ibyawe rero binaniwe, n'abapfuye bagiye mu irimbi ababeshaho, aho ukomeze ngo abikore uko umeze, wikomeza gutwarwa n'ibyo muri yagari nk'agahene mera nk'agatamu. Umenya ko n'iby'ubugingo bigomba kuba ibya mbere muri byo byose. Guhindura umukobwa mwiza, guhindura umusore mwiza, guhindura umubyeyi mwiza, iguhe n'uburanga bwiza, ifite byose mu biganza. Urajya kwifuza mu isi biki? Hariyo ibiki kurabona ibivuye ikuzimu kuri Satani. Uyu ni uwifuzwa ibihe byose. Ntawe yigeze arangarana afite umutima nk'uyu mupfakazi, ngo abonye uko ameze. Hano niko ari gusoma, yitegereje abona ataha ca. Hari icyo Yesu azakubona, hari uko Yesu azakubona atari hano, wimerera ko hano wimerera ko hano jya kugira ukomera hariya. Reba ngo sura y'ibyiherereye hano ntabwo hiherereye, sura y'ibyihereza azakugura. Shima abantu bafata ijambo ry'Imana bakaricuruza. Genda uvuga uti ariko kuki wamugana ko wabonaga hari ukuntu umeze. Yeweho saba inkota, saba ishokize mbese ibyo bikurimo birimburwe. Yewe kuro we fabyo bihindizo bicagagurwe n'ubuye. Yesu yashyizeho agahagirizo. Ngiye nibajirira ijambo naritinzeho cyane, njya mfamo ibintu bikantindamo. Vuga ni Yesu ugeze naho utwandikisha muri famiye yawe. Iri jambo nariciyeho niba utabyumvise na buriya hari ibintu iburi imbaraga ziva mu ijambo. Buriya amagambo ushobora kumva ubaye urugabo kandi uri akagabo, nubwo waba uri umumama ukumva abaye umugabo kandi uri umudamu, kumva birahindutse muri famiye, mu muryango. Yibaze kugira ngo twebwe nk'imeze z'amajyo bari barapfuye, hari abica amategeko y'Imana. Yasavuga ati ntabwo nshaka kubakiza gusa, ntabwo byanyura, ntabwo byanezeza, ahubwo muri famiye yanjye. Amen. Famiye y'ubuma. Amen. Ushobora kuvuga ikintu ukora nk'uko wanuze. Bibiliya ikavuga ngo simporwa n'isoni ryo kubitabwa barumuna banjye abo dusangiye papa. Niko yavuze, muri barumuna banjye dusangiye data. Kubera icyo kugira ngo akomeze akandagira Satani ati urabica nanjye ndakwica, amwicisha isezerano adufitiye. Ye dusezeraniye ibintu wataha. Ariko ibaze
satani ubwo umwanya yari ariho ugomba kwicarwaho nawe uri hano. Icyo ni kizatuma nubwo azarwana ariko nawe uzarwanisha amasezerano. Ndiwe ndi umunyabyaha ariko umusaraba wa Kristo unesha byose, urahanagurwa. Urahanagura byose. Noneho mu kunesha kwa Kristo akuneshereza, nasema umugabo avuga ngo ntabwo Imana ipfa kubabarira umuntu ibyaha gusa. Nukuri. Ngwinuta ibiti muhengere tuzajya kubyibuka ko urukundo. Samaga mahirwe n'Imana avuga ngo ntabwo ipfa kubabarira ibyaha gusa. Aho bigerekaho n'ikindi ngo ntabwo yigeze akiranirwa. Ntabwo yigeze akora icyaha. Narasomye numva ndashengutse. Wa Mana ugera ubwo ugera iyo naho urahagera. Kugeza ubwo ntabwo ibara umuntu ibaze kumabarira umuntu ibyaha amaraso ya Kristo anyuze, ngo Imana iravuga ngo uyu ntiyigeze akora icyaha. Niyo mpamvu bitwa abera. Ndetse ngo nabazirane abazirane. Ndetse ngo n'umugeni wa Kristo urimbishijwe wambaye ikanzu yera de. Amina. Nuko abanyabyaha na Dawidi arimo azahajya kubitura, harajya kurukira no guhitirwa, arajya aho ngaha ahave ari umuzirane ne basigara bakiteka bakunkumuke mu gihe gize. Haleluya. Ariko ari umugeni wa Kristo. Imana ifite urukundo. Umva, ntabwo Imana tuyizi. Yesu yasengera uvuga ngo ndagira ngo bakumenye, ntabwo bajya bakumenya uri we. Imana ibabarira ibabariye. Mwarabyumvise mu gitabo cy'umugenzi. Ibabariye ni imbabazi zirenze tugira twebwe. Kugeza ubwo inkozi y'ibibi Yesu amuhindura nka inzu yayo, kandi kugeza ubwo ibyo byaha tuzajya kubyuka ngo bese baravuze ngo abarwaho gukiranuka kutari ukwe ahubwo kwa Kristo. We utarigeze gukora icyaha. Kumarwa rero gukiranuka kwa Kristo, aho ngaho Satani aragushaka kukubura. Aragushaka kugira gute? Akakubura neza, agasigara ahinda umushyitsi ngo umunyantege nke hanyuma y'abandi. Niko isomo muri iki gitabo. Abasha guhindisha Satani umushyitsi. Kakana gatatu kitwa kwiyegurira Imana. Iyegurira Imana ubyumve ko biciye mu gusa. Ntabwo uzi bizabejo. Niko ducuruza. Baracuruza bagahomba abandi bakunguka. Hari n'ibyungura. Ariko noneho niba ari ikintu cyunguka, iyegurira Imana ubyumve ko biciye. Zareba inyungu z'ejo n'ejo. Niko byageze. Ntabwo banazi ngo inzobo z'intare, ntabwo bazi mu miriro. Umva, nubwo itaduki, hari habaye ako kantu gato. Bagiye kuvuga ngo nubwo itadukiza, hariho kwisuzuma ngo byageze wayiyeguriye ngo kandi twabyumvise. Okay, sawa. Ako konyine ni icyangombwa kiramwiza kubabarira yose. Nta Satani imbere ya Mwuka w'Imana ukurimo, nta Satani. Aho niho kwizera guturuka. Kwizera kunesha guturuka ku masezerano ufitanye n'Imana n'urukundo rwayo wize. Mujye mwiga ukunda umunyabyaha, yanga ibyaha igakunda umunyabyaha cyane. Bityo nunakora icyaha bavuga ngo ntabwo uciraho iteka, ahubwo irukira ku maraso ya Kristo. Komeza urugendo rwawe. Uko kwiyegurira Imana kuzatuma umunsi umwe hari umuhungu njya nkunda kumubabwira wa kabiri wa Samweli mu gice cya 5. Hari igihe Abafilisitiya babonye uwitwa Dawidi agiye kuzabamaraho. Ariko mbere yaho ni igihe Dawidi yari yamaze neza gukata igihanga cya Goliath. Abafilisitiya baratatana, Abayisirayeli basigaye bakanya amaso. Harabikoze bigenze bite? Hejuru y'abasirikare bose uyu wakakana. Ari nabwo umwami Sawuli yavugishwaga amangambura avuga ngo uyu ni mwene, bakamubwira ati ni mwene runaka. Avuga ati oya mumbwire ni mwene nde, biramucanga biramuyobera. Noneho Abafilisitiya byageze ubwo wumva itangazo Sawuli amaze gupfa, ngo noneho wa wundi waciye igihanga cya Goliath niwe wabaye umwami. Baravuga ati turashize n'igihugu cy'Abafilisitiya gukiraka. Baravuga ati bo sawa, bakusanya Abafilisitiya bakusanya ingabo zose. Ati ntabwo twabyemera, ntibishoboka ntibibaho. Biha kujya gutera Dawidi. Ariko hari ukuntu byagenze. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo
Yakorera Samweli 5:17 umutwe w'amagambo ngo iki? Dawidi Dawidi yongera gutsinda Abafilisitiya. Ongera utsinde. Dawidi yongera gutsinda. Yari yaratsinze Abafilisitiya ntibanyurwa. Niba barashibutse ntumbaze. Ariko yitegura kongera gutsinda. Amen. Komeza ujya witegura gutsinda. Ntuzagera aho uvuga uti ariko ibi ariko ubyiga. Ngo ariko ibi byo. Ngo ngeyeho nipfiriye uzi ikintu uri gusenga ni isengesho naryo. Niba utari ubizi ni isengesho uvuga ngo yewe ngo ngeweho abadayimoni bariho ubwo yishije umusaraba wa Kristo ntacyo amaraso ya Kristo yakumariye. Ngo ibyo birampitana ngo ndagowe ngo ndapfuye yapfuye ngo uzukubeho nawe tugirwa inama mwishyiremo n'akanyabugabo kugeza ubwo no gusenga niba bikunaniye amasengesho agukamyemo imirima. Hanika iza Yehoshafati Imana ifate amagambo uri kuvuga yarimo amagare n'amafarashi. Ujye uhora umwifuza igihe cyose uko yarwaniriye abera bose. Yesu ashimwe cyane. Uko Kristo yarwaniriye abera bose nawe urimo ntibakiri uri umuzibacuzi niko yiteguye kukurwanira. Bigaga ibi byigisho turi kwiga nabo bavuga turi kuhamugana wa mugani zikaza. Ni gute Satani ko ari kiremwa, ni gute yagujyana cyangwa se ukajya kumva hari ko aguteye ubwoba ari ikiremwa. Burya ngo ntibishoboka ntibibaho ko Imana iguta keretse ari wowe uyitaho. Ntibibaho. Urukundo rw'Imana ntirutuma ikwira ugushura ahubwo ni wewe uyindi ugushura. Urukundo tutoroherejwe ntabwo umutwaro twikorezwa na Kristo iremereye. None se nibitatwinda ugushura ni gute noneho tutashaka uburyo kuko tuyiyegura tukumva biciye. Ahora ari uwifuzwa ibihe byo ibihe byose wowe buzima bwanjye bwose kubarangamiye umusaraba swe n'imbabazi zawe shyiraho ikimenyetso. Nuko ku murongo wa 17 wa kabiri wa Samweli 5 baravuga ngo Abafilisitiya bakimara kumenya ko Dawidi yimikishijwe amavuta. Satani akikumenya ko wahawe umwuka we kubyitwaramo nabi nawe uri kunesha wanesha. Abafilisitiya ni Satani n'abadayimoni bakimara kumenya ko Dawidi noneho yimikishijwe amavuta ati turapfuye. Satani aragahora apfa. Satani ari impamvu gutinya iyo wiyumvise ibimenyetso bya mwuka ububaye intwari. Genda utyo kuko baneshisha mwuka. Nukuvuga ngo ni wari uziramo bwoba ajya imbere ugakurikira. Yego. Amen. Ni ukuneshereza ibyo utashobora umwuka wera n'Imana. Niyo mpamvu umucyo n'umwijima ntibikorana agenda ahutazwa. Niyo mpamvu umwuka wera ntukamukinisha uko bifasha bikubera gutyo. Ariko wumvise nuko umurongo wa 12 ngo bukeye Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta. Rekeraho. Bakimara kubyumva ko yimikishijwe amavuta barashaka bati turapfuye ahubwo reka tumutere. Satani azagushegera ndetse azakurwanya ariko ntashobora kukunesha. Niba we yeguriye burundu ukabyumva biciyemo ako kawe. Nuko Dawidi yongera kumva inkuru z'abamuteye mu kibaya Barafa. Barahuzurirana Abafilisitiya mu kibaya Barafa ibiteye ubwoba. Dawidi ntiyagiraga ubwoba ahubwo yatekerezaga ikiri hahandi. Avuga ati akabaza hahandi kuko yarapfukamye avuga ati baje bari Baraka hepfo mu kibaya bo. Noneho Dawidi yumva icyo yakoze. Murasoma handitswe ngo nuko agisha Uwiteka inama. Amen. Arapfuka avuga ati data mpunge cyangwa se ngira gute mbatera se. Uwiteka ahita asubiza ngo umva ndavuze ngo manuka bateye. Nuko Dawidi aramanuka ngo ahita batsinsura neza kugeza ubwo nawe ubwo baravuga bati karabaye burya yewe katubayeho ngo baramenengana. None hacaho igihe runaka kuko
nuko umutwe w'amagambo watubwiye ngo Dawidi yongera gutsinda. akantu kayongera mukamwe ngo gatireho mujye mwongera mujye mwongera mutsinde n'ejo utsinde n'undi uzatsinde jya uhora utsinda. Dawidi yongera gutsinda ntabwo yabatsinze rimwe, jya uhora utsinda satani, jya uhora utsinda ibitego, jya uhora utsinda, jya witegura guhora utsinda. Nuko Dawidi agira ngo birarangiye. Murasanga Dawidi irabatsinze agira ngo birarangiye. Yakeje babura amahoro, burya ubuza satani amahoro. Burya iyo wakira imbaraga umwuka wera ubuza satani amahoro, uramubangamira sana. Ujya umubangamira ubangamira satani. Niyo mpamvu rero nawe ubwawe cyakoze ntazagutera buri gihe, kuko niba ufite mwuka wera azatinya atemuriwe. Nuko haranditswe ngo nuko abafilisitiya bongera nabo bongera gushaka gutera Dawidi. Ubwa kabiri Dawidi akora iki? Arongera avuga ati reka nze nongere mbaza Imana yanjye. Arongera arapfukama abaza Uwiteka mugira inama ati ntabwo uri butere nkuko, ntabwo uri watsinde, uri burwane nkuko warwanye cyagiye, ahubwo ngiye kukubwira indi tekinike. Haleluya, amen. Imana ibwira Dawidi indi tekinike yitwa ngo ntuzamuke cyangwa ntumanuke, ahubwo hari akajambo kanditse ngo niba ari cyama, hari akajambo ngo anyure kuri iryo shyamba ry'imitugunguru. Aramubwira ngo bukeye abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri badendeza muri cya kibaya cya Barafu. Nabwo Dawidi yagisha Uwiteka inama, ndamusubiza ati rero nturi buzamuke, ubaci ikubo, imikubo niko kari kameze. Ubaci ikubo ni ukuvuga ngo ntuzamuke ntumanuke, ahubwo ubaci ikubo. Noneho uhingukire ku ishyamba ry'imitugunguru. Noneho ngo utegerereze aho ngaho. Dawidi harwara ugiye kurwana afite yawe nyine jya ukora icyo nkubwiye. Hanyuma nugera ku ishyamba ry'imitugunguru ubaciye ikubo, bategereze hejuru cyangwa se hasi, wewe wiciriye ahantu. Hanyuma kuri iryo shyamba niho ndi bukorera ibyo ngiye kukubwira. Uwiteka abwira Dawidi ngo niwumva ikiriri cy'ingabo, niwumva uko agiye kurwana Dawidi karame, niwumva ku iryo shyamba hejuru imitugunguru, niba ari ibiti bimeze nka bya sipe cyangwa inturusu, ntumbaze, utegereza wowe nturebe abafilisitiya ntunabumve, ahubwo niwumva ikiriri cy'ingabo gihindira hejuru y'imitugunguru, niwumva ikiriri cy'ingabo gihindira, umenye ko kabaye hasigaye nyine, nawe ubwawe uhite neza uze ukora akazi. Nuko akiba aragenda aratuze, yarumviraga arategereza ku rya shyamba, baraganagaje ibarafa ikibaya cyuzuye. Nuko we ari kugendera ku itegeko ry'Uwiteka Imana. Agiye kumva nk'uko Uwiteka yabivuze, yumva ikiriri, yumva guhindagana kw'ingabo, aravuga ati byaje imbaraga ziramwuzura nk'iza Samusoni. Nuko afata intwaro y'amanuka twose. Imana ya Isirayeli bubahwa, amen. Abafilisitiya baratsinda, jya ubatsinda iteka, ariko ujye uhora muri wowe Kristo Yesu ari uwifuzwa ibihe byose, nibwo azahora kuneshereza intambara zo mu kubaho kwawe, kandi uzashaka Imana uyibone n'ijuru rizaba ryawe mu izina rya Yesu.